icara muyumve nayo bayifite ibibazo byayo. After my mom and dad divorced, nyuma yuko papa na mama bahanye divorce, yaje kumuha inkuru ye. Terrified of being abandoned. Nari mfite ubwoba bwo kuba nsizwe njyenyine. Self alone. Nisanze njyenyine. So then I just made hanyuma nibwo naje kuvuga ni bad choices. Nakoze amahitamo mabi menshi, nkora ibikorwa bibi byinshi, mvuga na ababyeyi banjye baratandukanye baransize. Nibwo nahisemo papa wariyo ngo dukundane, papa uriya mwana urumva niyo mahitamo ya mbere mabi nagize, nahise nshakana n'umugabo udashobotse. I had to build a whole new life. Byabaye ngombwa nyuma yuko agiye ko nubaka ubuzima bushya njyenyine. Ubwo nari mbaye mufiye Mary with a son whom I loved more than. Sigaranye n'umwana nakundaga kurusha ikindi cyo aricyo cyose umugabo amaze kunsiga. And one job to do. N'akazi kamwe ko gukora. Get over my shit. And be the best mom. Kwikura mu bibazo byose nari ndimo n'umwanda nari ndimo, nkaba umubyeyi mwiza ku mwana wanjye. Nicyo natekerezaga gusa. Journey that you're on. Urwo ni rwo rugendo nawe urimo muri kano kanya. Who you think are gonna save you? Abantu bose tekereza ko bazagutabara. Mama wawe, uwo mukire ngo sugar daddy wawe Mandla, ntabwo bazigera bagutabara. Aya ni amagambo mba ngira ngo buri mwana wese yumve. Ati abantu bose cyangwa ko bazagutabara ngo ni mama wazaza gukure mu bibazo urimo, cyangwa ngo icyo kigabo cy'igishuga daddy nicyo kizaza kugutabara, ntabwo aribo bazagutabara. You save you. Weho ubwawe niwe ugomba kwitabara, niwe ugomba kwikura ahantu hamwe ukiteza imbere. Nta muntu kuri mideni n'uwakubyaye narya kurimo. Iteka nzaba ndi hano, n'umwana wanjye azaba hari ku bwawe. Tuzaba duhari kukwibutsa ko uri bad bitch nk'uko ujya wiyita. Bad bitch rega ntabwo ari ukujya kwigurisha n'ukumva ko uri umuntu w'umurakara ushoboye nawe wakwigira, wakwiteza imbere. Ushatse kuvuga ngo naguma hano wancumbikira? Icyo mvuga ni dukorane ducuruza amasakoshi ya fake ya Gucci, dukora amamiliyoni twigire.